Haleluya. Yesu ashimwe, ubwoko bw'Imana. Muratwihanganira kubera gukererwaho gatoya, kubera twagize ikibazo cya internet bijyanye n'ibihe igihugu kirimo gicamo ahangaha by'imyigaragambyo n'ibindi, so bituma bigorana, amasaha aradufata turakererwa, ariko abo turi kumwe reka dutangire kandi dusenge. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, mu izina rifite imbaraga, turagushimiye uyu mugoroba, turagushimiye uyu munsi wa gatatu w'amasengesho, turagushimiye ko wabanye natwe uhereye umunsi wa mbere. Data, kugeza uyu munsi uracyari kumwe natwe. Data, y'amasengesho y'iminsi 7 turi imbere yawe twifuza kubohoka, turakunyuze kugira ngo utubohore kandi utugirire neza. Udukirize imibiri, udukirize isi, udukirize ibikorwa byacu, udukirize imiryango yacu, utubohore twese kugira ngo tube muri presence yawe, tube mu kubaho kwawe, tube mu bwiza bwawe no mu rukundo rwawe. Uyu mugoroba turakwinginze kugira ngo ikiganza cyawe no gukomera kwawe bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Haleluya. Muraza kutwihanganira kuko turafasha abari kuri Zoom, nibwo buryo bushoboka. Abadukurikira kuri YouTube ubutumwa bwo muzabona hanyuma twarangije, ariko namwe tuzabashyiriraho mwihangane. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3. Turasoma duhereye ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo, uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe. Uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubirira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Imana yacu ishimwe. Haleluya.
umuntu ukoresha Galaxy A10 ayimiyutinge kugira ngo abandi bashobore gukurikira neza, ndavuga abari kuri Zoom. Galaxy A10s ukore mute ya microphone yawe, urabudufashije. Imana iguhe umugisha. Twababwiye igikorwa dufite uyu munsi, ni igikorwa kijyanye n'ibyabaye ahangaha mu ngobyi ya Edeni. Imana irema umuntu yamuhaye umugisha. Ntabwo Imana yigeze ivuma umuntu, kubera ko Imana yaravuze ngo reka tureme umuntu ase natwe. Itangirira igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibiti byose bifite ubugingo n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 6. Haleluya. Ijambo ry'Imana ahangaha mu gitabo cy'Itangiriro riratwereka Imana imaze kurema umuntu yamuhaye umugisha, imuha isi, imuha n'ibiri mu isi byose kugira ngo abitegeke kandi abiyobore. Umuntu ahabwa inshingano, ahabwa umurongo agomba kugenderaho, ahabwa ibyo agomba gukora. Hanyuma umuntu arahaguruka yinjira mu nshingano Imana yamuhaye. Icyo gihe cyose yaraguwe neza, yaramerewe neza, nta kibazo na kimwe yari afite mu buzima bwiwe. Umuntu yabanaga n'inyamaswa neza, kandi umuntu yabaga mu isi, isi ikamuha ibyo akeneye byose mu minsi yo kubaho kwiwe. Uko niko byari bimeze. Ntabwo umuntu yigeze agira ikibazo icyo ari cyo cyose mu minsi yo kubaho kwiwe, kuko yari kumwe n'Imana kandi yarafitanye ubusabane n'isi ndetse n'ibiri mu isi byose. Nta kibazo na kimwe yari afite mu buzima bwiwe n'imibereho yiwe.
ariko igitondo kimwe umuntu utari ufite ikibazo na kimwe, umuntu waryaga neza, umuntu waryamaga neza, umuntu wari ufite ibintu byose mu buzima bwiwe, umunsi umwe inzoka iramwinjirana. Inzoka imaze kwinjira isanga inzoka irinjira isanga Eva iramuganiriza, iramuriganya. Ejo twavuze ku mwuka w'inzoka. Inzoka imaze kuganiriza Eva iramushuka, hanyuma Eva asoroma ku giti yabujijwe n'Imana azanira Adamu, barasangira. Bamaze gusangira biravuga ngo ako kanya bisanga bambaye ubusa kuko bari bamaze gucuma. Mu mafi ya nimugoroba Imana ije gusura Adamu na Eva, bumvise imirindi y'Imana bariruka bajya kwihisha. Imana irahamagara Adamu iramubwira ngo Adamu, Adamu uri hehe? Arabwira ngo nihishe kuko nambaye ubusa, natinye kukureba. Imana amaza ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ahubwo ntiwariye kuri ka giti nakubujije? Undi ati ni umugore wampaye. Umugore nawe ati ni inzoka waremye niyo yambwiye ngo njyeho. Uwo munsi Imana ihamagara inzoka mu ngobyi ya Edeni. Imana ibwira inzoka, irabwira ngo ubwo wakoze ibyo, uhereye uyu munsi uri kivume. Nzashyira urwango hagati yawe n'umuntu, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore ndetse n'urubyaro ruzamukomokaho. Ruzakumena umutwe ariko nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Uwo ni umuvumo wo kuva mu ngobyi ya Edeni. Uyu munsi umuntu wese ubonye inzoka ayirukaho. Ahantu hose habonetse inzoka, uhagurukana igiti, uhagurukana ibuye, uhagurukana inkoni, baba bashaka kuyica. Nayo irabizi neza yuko idakundana n'abantu. Uretse abantu bagiye mu gukoresha imbaraga z'ikuzimu za Satani, bakazifata bakazorora, nazo zirimo ya myuka mibi na za mbaraga mbi z'ikuzimu. Ariko mu busanzwe umuntu wese ahava akagera, hari urwango hagati y'inzoka n'umuntu. Uko niko kuri, umuntu wese akura atinya inzoka. Ukuyeho ba bandi bakorana n'imyuka mibi, icyakoze cyo mu bihugu biteye imbere baranazifata bakazorora, bakazishyana, bakazifungirana, bakazikuramo ubumara kugira ngo abantu bagende kuzisura, ariko ziba zifungiranye. Kandi batazikuyemo ubwo bumara, nayo icomotse ibyo yakora ntibigira uko bingana. Ibyo ni ibintu bituruka mu ngobyi ya Edeni. Kuva mu ngobyi ya Edeni, uwo muvumo urahari. Hagati y'inzoka n'umuntu hari urwango. Inzoka ni ikivume. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Icya kabiri, uwo munsi Imana ibwira Eva, irambwira ngo nawe kuko wumviye inzoka ugakora ibyo yakubwiye, uhereye uyu munsi uzabyara ubabaye. Bwoko bw'Imana, ndashaka kuza gusubiza cyangwa se ndashaka kuza kwibariza abantu baga bavuga ngo twavutse ubwa kabiri, kubera iki mutubwira ibintu bya deliverance, kubera iki mutubwira ibintu byo kubohoka, ntago bikenewe kuko iyo umuntu yakira umwami Yesu Umukiza n'umucunguzi aba yindutse icyaremwe gishya, ibya kera birangiye. Mwokabyaramo ko mwakira umwami Yesu Umukiza n'umucunguzi, hari umudamu n'umwe urajya kwa muganga akabyara atababaye? Muri abarokore, murakijijwe. Please tell me. Baguprovoka bakaguha ka kanini, bagutera agashinge, bakubaga, byanze bikunze hari uburibwe, hari ububabare. Niyo bakubaga
oke baba baguteye ikinya ntabwo ubyumva muri ka kanya, ariko ikinya iyo kigushizemo, cya gishinge baguteye, cya gisebe bakubaza, hari uburibwe kizana muri wowe bw'ikimenyetso ko wabyaye. Nta muntu ubyara ngo agume uko yari ameze, ntibibaho, kuko Imana yaravuze ngo umugore azabyara ababaye. Nuvuga ngo ntabwo ushobora kubyesikapinga, ntabwo ushobora kubicika, niko biri. Umuntu amaze gukora icyaha, Imana yaramubwiye ngo wa mudamu we uzabyara ubabaye. Umudamu wese ugiye ku gise araribwa, niyo yaribwa iminota mikeya, nubwo byakwihuta, ariko buri mudamu wese wabyaye afite experience y'igise. Nubwo wabyara nk'Abaheburayo, bajya bavuga ngo ndashaka kubyara nk'Umuheburayo, nibyo inda ntuyitindeho, amasaha make cyane 3 4 ukaba urabyaye, ariko uburibwe burakurya, ntabwo bijampinga, ntabwo byesikapinga, ntabwo bitoroka. Niko byavuzwe, niko Imana yabivuze. Ucyambaye uyu mubiri ukiri muri iyi si, umva nkubwire, uzagende ukoreshe cesariyene, icyo gihe ntabwo ujya mu buryo buri nomo, ariko nabwo igisebo uzacyumva ikinya kikuvuyemo, n'umugongo uzawumva icyumweru kimwe, ibyumweru 2, byanze bikunze iyo nkovu yo kubyara uzayisigarana. Ariko bitandukanye n'ihene, bitandukanye n'inka. Inka irahaka ku munsi wo kubyara, irasunika inyana igasohoka, bikabirangiriye aho ngaho, nta buribwe. Kubera iki? Nta jambo riri hejuru ribwira ngo izabyara irushye, izabyara ibabaye. Oya, ihene umunota wayo wo kubyara ugeze, irapfukama ikabyara, igasunika akanyagazi ko cyangwa sekurume kayo, bikabirarangiye, igakomeza ubuzima, nta kuribwa, ntaki. Inkoko yageze ku itera igi, iragenda hari igahita itera igi, igahita isohoka ikagenda, igihe cyo korora kararangiza igatura udushwi two tugasohoka tukagenda kuri. Nta bintu birebire, nta byo kugorana, nta byiki, nta byo kububa, nta byo kumara iminsi idatambuka itagenza gute. Oya, kubera iki? Nta tegeko riri hejuru yayo, nta n'ijambo riri hejuru ribwira ngo izabyara irushye. Ariko umugore ahava akagera, yaba umuzungu, yaba umwarabu, yaba umunyarwanda, yaba umurundi, yaba umukongomani, yaba umusomali, yaba umusudani, yaba umuhinde, yaba umunyamerika, yaba umukanadiye, bose igisiyo kigufashe kiragukunguta. Niyo mpamvu usanga kubyara bitwara amafaranga atagira uko angana. Usanga umudamu agiye kubyara kwa muganga, ibitaro, ibyuma, ibiki, ibintu bigenje gute, ibyo ngibyo inka ntabwo bikeneye. Yo hageze kwibyara, nimba iri ku gasozi aho yagiye kurisha, hita isunika inyana, bikabirarangiye. Iki bikeneye muri ako kanya n'ubwatsi. Nta byo kuvuga ngo murindire abaganga mugenze gutoya, nta muvu muri hejuru yayo, nta n'itegeko, nta n'ijambo ryavuzwe hejuru. Ariko umugore byaravuzwe, kandi ibyo ngibyo buri mudamu wese arabizi. Buri mudamu wese azi yuko agiye kubyara hari uburibwe agomba guhura nabwo. Buri mwana wese w'umukobwa umaze kumenya ubwenge, umaze kujijuka, arabizi neza ko hari uburibwe, hari umubabaro umutegereje mu gihe cyo kubyara. Waba ukijwe, waba udakijijwe, waba warasenze, waba utarasenze, waba wayishe, waba utariyirije, kwiyiriza no gusenga bifite ikindi bizakora ku buzima bwawe. It is true, bifite ikindi bizakora ku buzima bwawe.
bizakuraho urwo rupfu, bizakuraho uko gupfusha umwana, bizakuraho ya mitego baragutegeye ku kiriri cyangwa kwa muganga, bizakuraho za ngaruka zindi, ariko ntabwo bizakuraho uburibwe. Gushobora kwihuta bukaba iminota mikeya, ariko uzabufesinga. Niko kuri abankurikiye, niko kuri. Na muri comment mutubwire. Hanyuma rero Imana irangije, Imana yabanje kuvugana n'inzoka irayivuma. Igeze ku mudamu ntiyamuvumye, ariko yamuhaye umubabaro mu gihe kiwe cyo kubyara. Hanyuma ihamagara Adamu, ibwira Adamu ngo nawe uyu munsi uzaniye ubutaka kuvumwa. Imana ibwira Adamu ngo uhereye uyu munsi ubu butaka nari naraguhaye ibiri mu butaka byose, nari naraguhaye ibiri mu isi byose, wari ufite buri kimwe, byose byakumviraga, naguhaye umugisha. Rero sinakwivuguruza ngo nkuvume, ariko ubutaka uhagazeho bwo buravumwe ku bwawe. Iramubwira ngo ubu butaka rero uyu munsi wa none buzameza amahwa, buzameza imikeri, buzameza ibitovu, kandi kugira ngo urye imboga zo muri ubu butaka bizagusaba kubira ibyuya, bizakuvuna, bizakugora. Ntabwo uzongera kubona ibyo kurya mu buryo bworoshye, ntabwo ubutaka buzongera kuguha umwero wabwo mu buryo bworoshye. You will suffer. Nta kintu na kimwe kizongera kukorohera. Ntabwo uzabyuka ngo usange imbuto zimejeje gutyo gusa. Kugira ngo ubone ibyo kurya biva muri buno butaka bizagusaba kubira ibyuya, bizagusaba kuruha, bizagusaba kuvunika, uzagorwa. Ariko ibyo siko byari biri imbere, ahubwo ibyo byabaye kubera umuvumo wamanutse ku butaka, kubera icyaha Adamu na Eva bari barangije gukora. Uwo munsi Imana irema imyambaro mu mpu, iyambika umugabo n'umugore. Hanyuma ibaha isezerano yuko hazaza umucunguzi, ari we Yesu Kristo. Igihe kiragera, Yesu araza, ajya ku musaraba, arabambwa, hanyuma ajya mu mva, amaramo iminsi 3, arangije arazuka. Yesu Kristo niki yakoze? Umuntu amaze gukora icyaha yatakaje ubusabane n'Imana, atakaza ubwiza bw'Imana, atakaza amasezerano y'Imana, atakaza imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana mu buzima bwe. Yesu Kristo aje ku musaraba, yabohoye umuntu, amukura mu ngoyi za cyaha cyatumye umuntu atakaza ubusabane n'Imana. Ya migozi na ya minyuru yari ifashe umuntu iracika, hanyuma umuntu yongera kugarurirwa ubusabane n'Imana. Bibiliya ivuga ngo abamwizeye bose, abizeye Yesu Kristo, abamwakire nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nuvuga ngo abantu bari baravuye ku Mana, baratakaje ubwiza bw'Imana,
baratakaje kamere y'Imana, baratakaje ubusabane n'Imana. Yesu Kristo ku musaraba yabagaruriye ubusabane n'Imana, yabagaruriye ubusabane n'ijuru kubwo kumwakira, kubwo kumwizera. Oh haleluya! Umuntu yongera kwemererwa kugira ishusho y'ubumana muri we. Umuntu yongera kwemererwa kwinjira mu kubaho kw'Imana, gusabana n'Imana, kugendana n'Imana, gukorana n'Imana, kuvugana n'Imana. Umuntu yongera kwemererwa kwakira imbaraga z'Imana muri we. Iyo twakiriye umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, ubuzima bwacu burabohoka, tukava mu isi y'umwijima tukinjira mu mucyo, tukakira impano z'Imana, tukakira imbaraga z'Imana, tukakira amavuta y'Imana, tukakira amasezerano y'Imana, ndetse tukandukurwa mu gitabo cy'urupfu tukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye umunsi twakirwa mu Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, tuba duhindutse ibyaremwe bishya. Guhinduka icyaremwe gishya bivuze ngo tuba dutsinze umwuka w'urupfu rw'iteka ryose, twakiriye ubugingo buhoraho. Nta kurimbuka kuba kukiri muri twe. Aho niho birivuga ngo turi ibyaremwe bishya, kuko ntabwo nzarimbuka, ntabwo nzapfa, mfite ubugingo muri jye. Icyo ni cyo Yesu yakoze ku musaraba. Ariko nugaruka kandi mu itangiriro, ubutaka bwaravumwe kubera umuntu. Murongo wa 17 igice cya 3 k'itangiriro. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe, uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Uzaniye ubutaka kuvumwa, uzajya urya ibibuvamo iminsi yose ugombye kubiruhira. Umuvumo uzana umuruho. Rero Yesu Kristo ari ku musaraba yapfiriye umuntu, yacunguye umuntu, yakijije ubuzima bw'umuntu, ariko ntabwo yigeze apfira isi, ntabwo yigeze acungura isi. Yasi yavumwe, yasi yakiriye umuvumo kubera icyaha umuntu akoze. Yesu agiye ku musaraba, muri plani ziwe na gahunda ziwe, kwari ugucungura ubuzima bw'umuntu, kwari ugucungura imibereho y'umuntu, ariko ntabwo gucungura isi byari biri muri proje zazanye Yesu. Ahubwo Bibiliya avuga ngo Imana yafashe umugambi wo gukuraho iyi si ikazarema isi nshyashya. Haleluya! Imana muri proje zayo yafashe gahunda yo gukuraho iyi si no gukuraho ijuru, hanyuma ikarema isi nshyashya, ikarema n'ijuru rishya. Ariko wa muntu wakijijwe, wa muntu wakiriye umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, yakomeje kuba ku isi kandi isi iriho umuvumo. Dukomeza kuba muri iyi si, dukomeza kugendera muri iyi si, kandi isi yaravumye kubera icyaha twakoze. Icyaha twarakibabariwe ku musaraba, twaracunguwe, ariko isi yo yagumanye wa muvumo. Isi yagumanye wa muvumo, isi yagumanye
nyumva neza, isi ntago yakoze icyaha, ubu butaka duhagazeho ntago bwakoze icyaha, ariko umuntu wabuhawe kubuyobora yakoze icyaha. Umuntu amaze gukora icyaha, icyaha gihita kizana umuvumo kuri bwa butaka. Bivuze ngo ubutaka bwakira umuvumo, ubutaka buhanwa kandi butakoze icyaha. Aho rero ni ukuvuga ngo hahita haza conflict cyangwa se amakimbirane, cyangwa se hahita haza urwango hagati y'umuntu n'ubutaka, hagati y'umuntu n'isi. Kuko isi yavumwe, isi yahanwe, kandi nta cyaha yakoze, ahubwo umuntu niwe wakoze icyaha. Ariko icyaha umuntu yakoze kizana isi umuvumo. Isi yakira umuvumo kandi itakoze amakosa. Bivuze ngo hari urwango rwese ruba hagati y'umuntu n'isi. Kandi umuntu akeneye ibintu biva muri iyi si kugira ngo ashobore kubaho. Allo? Umuntu kugira ngo ubeho muri iyi si ukeneye ibintu biva muri iyi si. Reka ngusobanurire. Buri muntu wese uri kuri iyi si akeneye amafaranga. Amafaranga ni iki? Ni impapuro. Impapuro ziva mu ki? Ziva mu biti. Ibiti bimera mu isi. Bisobanuye neza ngo aya mafaranga ukeneye, isi niyo iya producinga. Kuko aya mafaranga ni inoti zakozwe mu mpapuro, ni impapuro zavuye mu biti, ni igiti cyameze mu isi, cyakujijwe n'isi, cyarezwe n'isi, cyagaburiwe n'isi kugira ngo kibeho. Ayo niyo mafaranga ukeneye. Rero kuyabona no kuyashyikira ntibizakorohera, kubera ko ayo nayo n'isi, kandi isi irimo umuvumo, kandi uwo muvumo Imana isi isobanura umuntu iramubwira ngo kubera uyu muvumo isi yakiriye, ntabwo izongera kuguha ibyo kurya mu buryo bworoshye. Kugira ngo bibone bizajya bigusaba kubira ibyuya. Uko kubira ibyuya no kuruha bituruka ku muvumo uri mu butaka, kandi ibyo ukeneye biva mu butaka. Rero ubutaka ntabwo bubitanga ku buzima bwawe bunezerewe. Ukeneye inzu yo kubamo. Inzu ni iki? Ni amatafari, ni isima, ni ibyondo. Ibyo byose ni iki? Ni isi. Amatafari n'ibitaka bavanga n'amazi n'ibyondo bakabumba. Ni ibumba ricukurwa mu isi. Iyo sima ni amabuye basya, yose ava mu isi. Ayo mazi bakoresha bavanga byose biva mu isi. Ayo mabati ni amabuye n'ubundi baba baseye bakuramo ibyo byuma. Stili byose ni isi. Rero kubona inzu aha mu isi ntago bizakorohera. Kubera iki? Kuko ukeneye inzu kandi ziva mu isi, kandi isi irimo umuvumo, kandi isi yaravumye. Wibuke Yesu ntiyacunguye isi, Yesu yacunguye wowe akubabarira ibyaha. Ariko bya byazaniye isi umuvumo, Yesu ntago yigeze ayicungura. Niyo mpamvu nubwo wakishijwe ukomeza gusafaringa, ukomeza gustragoringa, ukomeza guca mu bibazo, ukomeza guca mu ntambara. Butaka burakwanga bukakuruka. Ukeneye imodoka. Imodoka igenda ku butaka, igenda ku isi. Ubwayo imodoka igizwe, ibirahure bigize imodoka ni imicanga. Ni imicanga bakoramo ibirahure. Ibyo byuma byose ni amabuye. Nayo mapine n'ibiki byose ni ibituruka muri isi bafata bakavanga mu nganda, bakavanamo ibyuma, bakavanamo amabuye, barangiza bakabikuramo imodoka. Iyo modoka ukeneye stili ni production y'isi. Iyi telefone
izi computer, izi mikoro turimo dukoresha byose ni ibituruka muri iyi si. Nta kintu na kimwe kiva ahandi kitava muri iyi si. Ni amabuye birirwa bacukura na muri Kongo niyo avamo n'amatelefone n'amakompiyuta. Aya mamixeri yose ibyuma byose dukoresha byose ni iyi si. Ndagira ngo unyumve neza nkurikiye, nta kintu na kimwe muri buno buzima ukeneye gukoresha keretse ibyo mu buryo bw'umwuka byonyine gusa, ariko ibyo muri buno buzima, muri iyi mibereho, buri kimwe cyose kiva mu butaka. Nibyo kurya waba babigure muri supermarket yahe, waba babitumije mu Fransa cyangwa Amerika cyangwa muri Canada, still byose biva mu isi, byose biva mu butaka. Zaba inyanya, byaba ibishyimbo, byaba ibijumba, yaba amateke, yaba makaroni, byose biva mu butaka. N'izo nyamurya, izo nyamaswa babishe zirisha ubutaka, zirisha ibyatsi biva mu butaka. Nuvuga ngo buri kintu cyose, iyi myambaro twambaye, urashaka kwambara ntushaka kwambara ubusa, iyi myambaro iva mu ki? Iva mu mapamba. Stili ni ibyo mu butaka n'ubundi ni ibye. Izo matera uryamaho ni amapampa n'ubundi, byose ni ubutaka, ni isi. Isi ni producing ibyo byose ukeneye. Izi kamera zirimo zibagezaho amashusho n'amajwi n'ibiki byose, byose ni amabuye bacukura bakura mu butaka, byose ni ubutaka. Ariko ikibazo gikomeye kirahanga, buri kintu cyose dukeneye muri buno buzima dutegerezwa kugikura mu isi, tugisaba isi, tugihabwa n'isi, ariko isi ifite umuvumo. Iyi niyo mpamvu rero tubaho mu bibazo bikomeye. Wajya gucuruza bikanga kuko urimo acuriza ku butaka buvumye, ugashaka inzu wapi, ugashaka imodoka wapi. Indege n'iri mu kirere birimo ikoresha benzine, iyo ngiyo ni peteroli icukurwa mu butaka, ubwayo nayikoze mu mabuye ava mu butaka. Buri kintu cyose kigize, nubwo buri mu kirere kandi ikenera ikibuga ihagurukiraho, nubwo nta masa, nubwo biri mu kirere izongera ikeneye kongera kugaruka ku butaka. Stili ahantu hose uri ukeneye ubutaka. Uko ubuzima bw'ikiremwa muntu buri, uko Imana yaturemye, nta buzima buhari, nta mibereho ihari hanze y'ubutaka. Buri kintu cyose ukeneye muri ubu buzima, muri imibereho, kiva mu butaka. Ariko ubu butaka buravumye, bwaravumye. Wibuke natangiye nkubwira ngo Imana yabwiye umudamu ngo uzabyara urushye. Na nisa mwese murabizi, abankurikiye, abadamu, abagabo mwese murabizi, muzabyara mubabaye, murabizi na nisa uko mukibabara. So rero niba umudamu wabwiwe ngo azabyara ababaye, n'uyu munsi wa none kijya kubyara ababaye kandi ari umurokore, bisobanuye neza ngo na wa muvumo wo hagati y'isi n'umuntu nawe uracyariho. Niba rwarwango hagati y'inzoka n'umuntu urukiriho, na wa muvumo nawe urahari. Iyi niyo mpamvu rero duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ukajya ahantu ugakora bikanga, ukajya ahantu ugakora ibintu byose bitandukanye bikananirana. Kubera iki? Kuko ubutaka urimo ukoreraho, iyo modoka urimo ushaka, ayo mafaranga urimo ushaka, ibyo byose urimo ushaka, hari umuvumo uri hejuru y'ubutaka bugomba kubirekura. Aha rero niho umwuka w'Imana yaduhishuriye icyo tugomba gukora muri amasengesho, kugira ngo tubohore bwa butaka buboshye, tukure wa muvumo muri bwa butaka bwavumwe. Kuko niba icyaha ariko cyazaniye, kuko ubutaka ubwabwo ntabwo bwigeze bukosa, nta cyaha bwakoze, ahubwo ibyaha by'umuntu nibyo byazanye umuvumo. Kandi noneho ibyaha twarabibabariwe,
ariko tumaze kubabarirwa ibyaha ntabwo twagarutse inyuma ngo twongere tujye kuri bwa butaka tubwire ubutaka ngo wa butaka we wari waravumwe kubera twebwe, none uyu munsi bya byatwababariwe nawe wa muvumo wari ukuriho tugukuyeho. Haleluya. Kuko twababariwe bya byaha byateye umuvumo mu butaka, twakabaye tugaruka kuri bwa butaka twavuga ngo mu mbaraga duhabwa n'ijambo ry'Imana, wa butaka we wari uriho umuvumo kubera ibyaha byacu, none twahawe imbabazi, nawe uyu munsi turakuvumuye. Uhereye uyu munsi ntuzongere kumeza imikeri, ntuzongere kumeza ibitovu, ntuzongere kwimana imbuto ziribwa, ntuzongere kwimana umugisha, ahubwo tuguhesheje umugisha. Icyo nicyo twakabaye twarakoze, ariko ntitwigeze tubihishurirwa. Ariko Imana ishimwe yuko abakunda Imana muri kino gihe, Imana yatumeneye iri banga ikaduhishura icyo tugomba gukora mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo dukureho wa muvumo wari uri ku butaka. Kuko ibi nitumara kubikora, ndiza nizo ntashidikanya yuko aho uzakandagira hose hazakubera heza. Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo nzabana nawe, nzagendana nawe, kandi aho uzakandagiza ikirenge hose ndahaguhaye. Imana yabwiye Abisirayeli babwira ngo mbahaye igihugu cya Kanani, ni igihugu cy'umugisha, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Bisobanuye neza ngo hari umwanya umwe urimo umugisha, hari n'ahandi hatari umugisha. Hari ahantu ukandagira umugisha ukaza, ubutaka bukitaba. Oh, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma twinjira mu mwanya wo gusenga, ko umunsi tugomba gukora igikorwa cy'ubuhanuzi. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Hoseya ibice 2 umurongo wa 23. Hoseya ibice 2 umurongo wa 23 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, uwo munsi nzitaba ijuru, naryo rizitaba isi, isi nayo izitaba imyaka na vino n'amavuta ya elayo, kandi nabyo bizitaba Yezereli. Haleluya. Uyu mugoroba tugiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi gituma Uwiteka ahari mu ijuru atwitaba, hanyuma isi duhagazeho nayo ikitaba ijuru, ijuru naryo rikayitaba rigakuraho umuvumo, hanyuma isi nayo ikemera kwitaba imyaka. Ngo uwo munsi nzitaba, ngo ijuru naryo rizitaba isi, ngo isi nayo izitaba imyaka, hanyuma ngo isi nayo izitaba imyaka na vino n'amavuta ya elayo, kandi nabyo bizitaba Yezereli. Nuvuga ngo imyaka, vino n'amavuta ya elayo nabyo bizitaba ahari Yezereli, uhashyira izina ryawe, nabyo bizanyitaba. Niba Imana yitabye, niba duhamagaye Imana ikitaba, niba dusenze Imana ikumva, icyo gihe Imana nayo yasi duhesheje umugisha, ijuru naryo rizayumva, hanyuma isi nayo yemere kwakira umugisha, noneho wa mugisha nawo utwitabe. Haleluya. Iki nicyo gikorwa cy'ubuhanuzi tugiye gukora muri kano kanya. Nabwiye ngo muzazane igitaka, hanyuma dufate umunyu, dufate n'amavuta ya elayo,
tugaruke mu itangiriro gatatu, tubwire ubutaka ngo wabutaka we. Umuvumo wakubayemo igihe kinini cyane, aho dukandagiye hose tukagongana n'umuvumo, tukaruha. Mu kazi aho ukora ukagongana n'umuvumo uri ku butaka, aho ugiye gucuriza umuvumo ukagongana nawo, imikeri n'amahwa bikaguhanda. Ariko uyu mugoroba tugiye gukura umuvumo hejuru y'ubutaka duhagazeho, kuko si umuntu wavumwe, ariko ubutaka bwaravumwe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, kandi icyo muzabohora mu isi no mu ijuru kizabohoka. Haleluya. Uyu mwanya tugiye kubohora ubutaka bwari buboshywe. Uyu mwanya tugiye gukura umuvumo. Oh, haleluya. Uyu mwanya tugiye gukura umuvumo ku butaka duhagazeho. Turadekarara umugisha, turarema umugisha. Haleluya. Ijuru riraza kwitaba ugusenga kwacu. Haleluya. Dufite igitaka hano, abadukurikiye murabireba. Dufite umunyu hano, hanyuma dufite n'amavuta yerayo. Ndabasaba abo turi kumwe, abari kuri Zoom, abari ku mbuga z'abakunda Imana, kugira ngo muri kano kanya mutegure, mufate cya gitaka mwazanye. Iki gitaka gihagarariye inzu ubamo, ubutaka inzu ubamo yubatseho. Iki gitaka gihagarariye karitsiye ubamo, gihagarariye umujyi utuyemo. Iki gitaka gihagarariye igihugu urimo, umugabane uriho, ndetse gipresenta isi yose. Tugiye kugikoraho umuhango w'ubumana, n'umuhango wejejwe w'ubumana. Turagifata hanyuma tugihumanure, dukureho wa muvumo wavumwe ubutaka. Tugiye kubuvumura uhereye uyu munsi. Kugira ngo tuvumure ubu butaka, turakoresha umunyu, turakoresha amavuta. Reka dusome ijambo. Igitabo cy'Abami ba kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa 19. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Hari umuvumo wari hejuru y'uyu mudugudu, wari hejuru y'ubutaka. Murongo wa 20 aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo, ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya.
wumve neza, mujye musoma Bibiliya muyumve neza. Umunyu yawushyize mu mazi, aravuga ngo aya mazi ntazongera kwicana cyangwa kurumbya. Kurumbya bisobanuye ni uguhinga hanyuma ibyo wahinze ntibyere bikarumba. Amazi bayahingamo? Oya, bahinga ku butaka. Rero ni ukuvuga ngo Bibiliya yakoresheje imvugo amazi, ariko yapresentaga aka gace kose, ubutaka n'amazi byose. Avuga ngo aya mazi ntazongera kwicana kandi ntazongera no kurumbya. Bivuze ngo ubutaka bwo muri aka gace ntibuzongera kurumba. Nuko umurongo wa 22, nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Yesu ashimwe. Ubu butaka cyangwa se uyu mudugudu wariho umuvumo. Uyu muvumo waje ryari? Ntabwo wapfuye kuza gutyo gusa. Waje igihe Yosuwa yafataga Yeriko, azengurutse Yeriko kubera ukuntu hamurukije iminsi 7 yose bazenguruka. Arangije aravuga ngo Yeriko ndakuvumye, uzakubaka agishinga urufatira azapfusha umwana w'imfura, nibakinga amarembo azapfusha umuhererezi. Uwo muvumo uragenda wibika mu kirere imyaka irenga 600. Buraki igitondo kimwe umugabo araza w'umucuruzi aza kuhubaka, agishyiraho urufatira ako kanya umwana w'imfura barapfuye, ntiyamenye ibyo ari byo. Barubaka bageze igihe cyo gukinga, bagishinga ibikingi by'amarembo bagishyiraho urugi, ako kanya umuherezi we barapfuye. Bagiye gusura inyuma basanga hari umuvumo uri hejuru y'aho hantu, hari ku ngoma y'Ahabu. Babaho bategereje, batinya iki gisagara, babaho batinya uyu mudugudu, kubera umuvumo wari kuri ubwo butaka watumaga abantu bapfa, imyaka ikarumba, amazi akicana, ibintu byose bimeze nabi. Hanyuma igitondo kimwe babona Elisa agarukanye umwitero wa Eliya, yuzuye imbaraga z'Imana, yuzuye amavuta y'Imana. Bamubonye bavuga ngo turaprofise, ubwo tubonye umuntu w'Imana, kuko ubu butaka bwavumwe n'umuntu w'Imana, urimo imbaraga z'Imana, uri ubushobozi bw'Imana, arahavuma. None tugize Imana tubonye undi muntu urimo umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana, reka tumuzane adukirize igisagara, adukirize ubutaka, atuvumurire ubutaka bwavumwe. Bahamagara Elisa baramuzana, barabimwereka. Arangije arababwira ngo nimunzanire umunyu. Haleluya. Nimunzanire umunyu. Hanyuma bamuzanira umunyu. Amaze kuwakira ngo aragenda afata wa munyu, aramanuka ajya mu kagezi, kuko niko kashoboraga kuwutembana kakawujyana aho umugezi uca hose, ugenda ugaburira ubutaka bwakira umugisha w'Imana. Avuga ngo uhereye uyu munsi ubutaka burahumanutse. Icyo nicyo tugiye gukora muri kano kanya. Wowe nkurikiye, nyemerera ufate cya gitaka twabatumye, gihagarare bwa butaka bwose, ugifate ugishyire imbere yawe. Hanyuma turafata umunyu. Tugiye gufata umunyu. Nyemerera ufate umunyu hafi yawe. Duhagaze mu ijambo ry'Imana. Uyu ni umunyu mfite mu kiganza. Nawe fata umunyu wawe mu kiganza, hanyuma tuwusengere muri kano kanya. Niturangiza kuwusengera, ndaza kwabwira ukuntu turibuze kuwukoresha, ariko igitaka kiri imbere yawe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uyu munyu wari umunyu usanzwe mbere yuko tuwugeza mu biganza byacu muri kano kanya, ariko uyu munota n'uyu mwanya, uyu munyu turawusengeye uhinduke umunyu udasanzwe,
uzemwo imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe no gukomera kwawe. Dekomere nka wa munyu Elisa yari afite mu biganza ubwo yajyaga guhumanura umudugudu wariho umuvumo, ubwo yahumanuraga igisagara cy'Yeriko ubwo cyari kiriho umuvumo. Data, twakoze ibyaha twakoze bizanira ubutaka kuvumwa, natwe tuba ku butaka burimo umuvumo butumereza imikeri n'amahwa n'ibitovu. Tujya twiyushya icyuya, turavunika, turaruha, turasafaringa muri iyi si kubera umuvumo uri ku butaka dukoreraho. Ariko uyu mugoroba twahishuriwe yuko mu mbaraga ze no mu bushobozi bwawe Data, ubutaka bushobora kongera guhabwa umugisha ku bwacu. Nimba bwaravumwe ku bwacu, bwanahabwa umugisha ku bwacu. Turakwinginze Mwami uyu munyu ubushyire mu bushobozi bwawe n'imbaraga zawe n'ubasha bwawe kugira ngo uhumanure ubutaka duhagazeho, uhumanure isi tugendaho, uhumanure imijyi tubamo n'ibihugu tubamo. Imivumo yose, yaba imivumo yatewe n'abarozi, yaba imivumo yatewe n'abakozi b'Imana, yaba imivumo yo guturuka mu ngobyi Edeni iri hejuru y'ubutaka bwacu, uyu mugoroba ikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munyu ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi kigiye gukora uyu mugoroba kugira ngo ubutaka bwacu busane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Fata umunyu, hanyuma Bibiliya yavuze ngo Elisa afata umunyu, arangije dushyire kamera kugira ngo ndabikurikirane. Bazabashe kubikurikira, abazakurikira kuri kamera. Biravuga ngo Elisa afata umunyu ngo amijira mu kagezi, amijira muri bwa butaka. Aravuga ngo uyu mwanya, zamura kamera, ushyira kamera ku gitaka, izamuke kuri screen neza. Yego. Biravuga ngo afata umunyu amijira mu butaka. Aravuga ngo wa butaka we, uyu munsi uravumuwe, uyu munsi ukuweho umuvumo. Natwe muri kano kanya fata umunyu wawe umijira mu butaka. Ubutaka buhagarariye isi yawe, buhagarariye ubutaka bwawe, buhagarariye aho ubiba, aho utera imbuto, aho usarura. Senga ubwire ubutaka ngo wa butaka we, uyu munsi wa none urahumanutse, umuvumo wose wari hejuru yawe ukuvuyeho mu izina rya Yesu. Umuvumo wo mu ngobyi ya Edeni, umuvumo w'ibyaha byose, umuvumo w'abapfumu n'abarozi, umuvumo w'imihango mibi yose yakorewe kuri ubutaka, ndawukuramo mu izina rya Yesu Kristo. Icyatumaga ubutaka bwanjye butazana umwero, butazana umugisha, ndagikuraho mu izina rya Yesu. Uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ijuru rizitaba isi, isi nayo izitaba imyaka na elayo na vino. Muri kano kanya wasi yanjyewe, wa butaka bwanjyewe, wa gihugu cyanjyewe, wa mujyi wanjyewe, ndagutegetse umuvumo wose wari ukuriho nkugukuyemo mu izina rya Yesu. Uyu munyu nkumijiriye ku isi yanjye, nkumijiriye ku butaka bwanjye, ndahumanura mu izina rya Yesu. Manderebo shakaramando zemenekerebo zestai. Ndahumanura mu izina rya Yesu Kristo. Reka uburyohe bugaruke mu butaka bwanjye, reka umugisha ugaruke mu butaka bwanjye, reka ibitakundaga bikunde, reka bizinesi zitemeraga zemere, reka inyubako ntari mfite ziboneke. Wa butaka wenda gutegetse rero uyu munsi, rekura umugisha wanjye, rekura urubyaro rwanjye, rekura umugisha w'urubyaro rwanjye,
rekura ibikorwa byanjye, rekura imirimo y'amaboko yanjye, rekura inzu zanjye, rekura imodoka zanjye, rekura ibyo kurya n'ibyo kunywa, rekura amavuta ya vino, amavuta yarayo, rekura vino iryoshye, rekura imyaka yere, rekura umugisha wanjye. Urwango rwari ruri hagati yanjye nawe iri joro ndukuyeho mu izina rya Yesu. Umuvumo wari uri kuri wowe kubera ibyaha byanjye, nk'uko nababariwe ibyaha ku musaraba i Karuvari, niko nawe umuvumo ukuvuyeho. Uhereye umunsi wa none ntabwo uzongera kumeza ibitovu, ntabwo uzongera kumeza imikeri, ntabwo uzongera kubona ibyo kurya nibushya kuya, ahubwo uzatanga ibyo kurya mu gihe cyabyo. Ibiti byose bizera imbuto zabyo, amatungo yose nzakororeraho azororoka, kandi ibyo nzakora byose kuri ubutaka bizambera byiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhumanuye mu izina rya Yesu, ndaguhumanuye mu izina rya Yesu Kristo, ndaguhumanuye mu mbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe. Iri joro mboshye umuvumo wose wari mu butaka bwanjye, aho nkandagira, aho ngenda, aho nerekeza, aho nkorera, haba mu gihugu ndimo, haba mu gihugu nzajyamo, aho nzakandagiza ikirenge hose, ubutaka bwose nzahagararaho, mbukuyemo umuvumo. Umuvumo urimo ndawuhambiriye, nkukuyemo, nkujugunye ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ramande zemeneke reboze sakaramanda. Iki ni icya mbere. Uyu munyu ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Hari amavuta y'ubuhanuzi ari hejuru y'ubuzima bwawe, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ubuzima bwawe, kuko ibintu byose isi yangaga kubigwaho kubera umuvumo w'ibiro, kubera ibyaha wakoze, ariko twarababariwe, nta cyaha kikiri ku buzima bwacu. Kubw'izo mpamvu rero umunsi wa none isi igomba kurekura umugisha wawe, isi igomba kurekura ubutunzi bwawe, isi igomba kurekura ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kujya ku cya kabiri. Tuba turimo dukoresha imiyoboro myinshi, ni ukwihangana, hari ubwo usanga byabaye byinshi, ya kuri Zoom, kuri WhatsApp, kuri YouTube, kuri codinga. Mujye mwihangana, kandi abatekinisiye atari benshi, byose bikorwa n'umuntu umwe. Hari ubwo usanga rero hajemo kugira ugasanga bigiye bitinda, ariko murabyihanganira. Ni byiza ko abo turi kumwe bose tugendera hamwe. Tugiye ku cya kabiri, amavuta. Haleluya. Yesu ashimwe. Aya ngana ni amavuta yerayo. Bibiliya iravuga ngo gusigwa bizakuraho uburetwa. Amavuta acagagura ingoyi, amavuta avunagura imbago, amavuta akuraho ubutware bw'umwijima. Reka dusome ijambo ry'Imana icyo Bibiliya ivuga ku mavuta. Tujya mu gitabo cya Yesaya, Yesaya 61. Biravuga ngo
umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Haleluya. Amavuta abohora imbohe, amavuta akuraho umuvumo, kandi amavuta azana imbabazi. Kuko twahawe imbabazi, reka izi mbabazi zimanuke zigere no ku butaka duhagaze. Oh, haleluya. Sorry. Itangiriro 28 umurongo wa 18, Yakobo arazinduka kare kare yenda ibuye yiseguye, arishinga aho riba inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Yesu ashimwe. Rero nyuma y'umunyu twakoresheje, tugiye gukoresha amavuta, kuko amavuta bigaragaza ubwami, ubuzima bw'ubwami, ubuzima bw'ubutambyi, ubuzima bw'imbaraga, ubuzima bwo gushobora. Kandi biravuze ngo ubutaka buzatanga vino n'amavuta yera. Rero kano kanya nyemerera ufata amavuta yawe mu kiganza. Fata amavuta yawe mu kiganza, hanyuma niturangiza dusenga Imana. Hanyuma uraza kuyafata uyamishire nk'ikimenyetso cy'ubuhanuzi kuri bwa butaka, ubuhanurire wature yuko uhereye umunsi wa none imigezi y'amavuta izatemba mu butaka uhagazeho, imigisha y'uburyo bwose izatemba ku butaka uhagazeho. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, aya mavuta ni imbaraga zikuraho ubucakara, ni imbaraga zikuraho imivumo, ni imbaraga zikuraho urwango hagati y'umuntu n'ubutaka. Aya mavuta amenagure bariyeri zose. Aya mavuta asenye ibihome by'uburyo bwose. Imbaraga zose z'umwanzi zari ziri mu butaka duhagazeho, zananizaga imirimo yacu, zananizaga ibikorwa byacu, zananizaga ingendo zacu, zananizaga iterambere ryacu. Ubutaka bwari bwaravumwe, uyu mugoroba turabuhumanuye. Ubutaka bwari bwaravumwe, uyu mugoroba dukuyeho uyu mwuka w'umuvumo kuri ubu butaka duhagaze. Turamanura amavuta ya elayo, turamanura amavuta yo gusigwa, turamanura amavuta y'ubwami, turamanura amavuta y'ubutambyi, turamanura amavuta mu izina rya Yesu Kristo kuri buno butaka. Turohereza amavuta muri ubu butaka mu izina rya Yesu. Turakuraho umuvumo wose mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Uhereye uyu munsi ubutaka ntibuzongere kuvumwa, kuva uyu munsi kugeza iteka ryose.
dukoresheje amavuta n'umunyu tubihuje n'ubutaka. Ubu butaka tumaze gusukamo amavuta, tumaze gusukamo umunyu, buhawe umugisha, ntibuzongera kumeza ibitovu, ntibuzongera kumeza imikeri, ntibuzongera kunaniza ubuzima bwawe, ntibuzongera kugusubiza inyuma, ntabwo uzongera gucogora mu izina rya Yesu Kristo. Buno butaka tumaze gusengera muri kano kanya tugiye kububika igihe kingana n'iminsi 3, ariko muri iyi minsi 3 buri munsi uzajya ubufata hanyuma ubuhagararemo, uzabushyira hasi, noneho nurangiza ubukandagireho, hanyuma usenge. Jambo ry'Imana riravuga ngo aho uzakandagiza ikirenge hose ndahaguhaye. Imana yabwiye Aburahamu, irambwira ngo ubura amaso yawe urebe igihugu cyose uri bugezemo amaso, aho amaso yashobora kugera ndahagwa habahawe. Ibwira Yosuwa ngo aho ukandagira ndahaguha habahawe. Hari imbaraga ziba mu birenge, hari ubushobozi buba mu birenge. Abapfumu barabizi neza, iyo umurozi ashoboye kubona igitaka, iyo umurozi ashoboye kubona igitaka cy'ahantu wakandagiye akagitwara, yangiza ubuzima bwawe, ukaba kuri iyi si uri miserable. Abantu bakora mu isi y'umwuka, bakora mu isi y'umwijima, barabizi neza, bazi imbaraga ziba mu gitaka. Nimba dufashe ubutaka muri kano kanya tukabuhumanura, tukabukuraho imivumo uhereye mu ngobyi ya Edeni, iki ni igikorwa gikomeye cyane kandi n'ibanga rikomeye mu buryo bw'umwuka. Sinigeze mbihishurirwa indi misi yose kugeza twinjiye muri amasengesho ya deliverance, ubwo nandimo gusenga mbaza Imana, turi mu nyigisho, nibwo umwuka w'Imana yampishuriye ikintu kinanije ubuzima bw'abantu mu buryo bukomeye. Ni ukubera umuvumo uri mu butaka abantu batuyeho, abantu bagenderaho. Abantu rero bari mu isi y'umwijima bakwana n'imbaraga za Satani, bazi imbaraga z'ubutaka, kuko iyo bashyikiriye ubutaka, iyo bafashe ubutaka bakabuhindura ubwabo, bakora ibikorwa byose bashaka, nta n'umwe ubahagaritse. Abarozi, iyo umurozi ashoboye kubona igitaka cyo kumva cyangwa cyo ku gituro cy'umuntu wo mu muryango wawe akagitwara, umuntu mufitanye isano wapfuye, bagafata igitaka cyo bakagitwara, bangiza ubuzima bwawe bugahinduka umuyonga. Iyo abarozi bashoboye kubona igitaka cy'ahantu waciriye, ahantu wakandagiye, ahantu wihagaritse, ahantu waryamye, ahantu wicaye, akagitwara, ubuzima bwawe arabusenya, akabwangiza neza burundu. Aho ugiye hose, aho ukandagiye hose, aho unyuze hose, uhinduka ubusa. Ibyo ugerageje byose birakwangira, isi irakuruka. Wakora business bikanga, wakora umushinga bikanga, wakubaka inzu ntiyuzure, wagura imodoka ikagwa, icyo ugerageje gukora cyose kirashwanyuka. Kubera iki? Kuko ubutaka bwawe barabutwaye, umugisha w'ubutaka bwawe barawutwaye. Bo basobanukiwe neza yuko buri kintu cyose ukeneye, ubwo birebera mu kirere, bo babirebera mu butaka. Niyo mpamvu yabushyikiriye akora ibintu biteye ubwoba. Aba bashinwa baza kubaka imihanda muri Afurika, abahinde baza gucuriza muri Afurika, ikintu cya mbere bakore bageze muri Afurika, bafata buno butaka bwacu bakabutangaho ibitambo. Nigeze kubona video imwe ahantu hamwe barimo bakora umuhanda, ngira ngo ni mu bice sinzi ibice bimwe, nimba ari ibice bigenda nko mu Mutara gutyo, ahantu nkaho ngaho,
hanyuma abashinwa barimo bahakora umuhanda, bamaze gusiza bwa mbere na kimwe bakora, bafata inka barayicumita, hanyuma iryama mu muhanda barimo bagira, iva amaraso itera imigeri ari nzima, iva amaraso kugeza igihe ipfiriye. Ibyo byarimo bira ku butaka bw'u Rwanda, mu muhanda bari bagiye gukora. Avuga uko niko bamera, buri gikorwa cyose bagiye gukora ubwo butaka barabanza bakabuha amaraso, ubundi barangiza imishinga bigakomeza, ibikorwa byo bigakomeza. So bazi imbaraga ziba mu butaka kandi badiringa n'ubutaka, bakorana n'ubutaka mu buryo bukomeye cyane. Mwebwe mubutuyeho ba nyirabwo mugakomeza musubira hasi, mugakomeza munanirwa, mugakomeza mucika intege, mugakomeza mukena, ahubwo bakajya baza babagurira, babimura, baba amafaranga y'intica ntikize, wimuka uva hamwe ujya ahandi, uva muri karitsiye imwe ujya mu yindi, waguze hahandi akazamura ama etaje, akashyira amashopu, akahindura umujyi ukomeye cyane, akahatungira. We warahavuye ngo ni habi, ngo ibiki n'ibiki, ngo barakuroga, aho ugiye imivumo n'imyaku bikagukurikira, bikagenda gutyo. Uzasanga aho bita ngo ntibakavukire, bahorana akarago, babunga bavamwe bajya ahandi. Abandi baje hanyuma bagafata bwa butaka, kubera ko ibirenge byabo bifite umugisha bw'uko aho bakandagiye hababera heza. We wahavuye uhahunga ngo ni habi, ariko uje hanyuma yawe, kubera imbaraga ziri mu birenge byiwe, kubera icyo yasezeranye n'ubutaka, kubera icyo yakoranye n'ubutaka mwibanga utazi, arahakandagira, agakora ibikorwa utigeze ukora kandi arahawe, akabyaza umusaruro utigeze uhabyaza, akagirira iterambere utigeze ugira. Kandi warahavuye uhunga wirukanka, uvuza induru ngo hari imyuka mibi, ngo hari abazimu, ngo hari ibintu byinshi cyane, ariko umugisha uri mu birenge byiwe, kuko yasezeranye yuko ahazakandagira hazabahiwe, kandi ubutaka buzarekura amavuta, ubutaka buzarekura vino, ubutaka buzarekura imyaka, ubutaka buzaba bwiza, buzamuha icyo ashaka cyose. Ibi ndimo kuvuga murashobora kuba murimo kunyumva, murashobora kuba murimo mubireba namwe mu buzima bwanyu no hirya no hino. Kenshi mwagiye muva byabananiye, abandi baza bakakora ibitangaza, cyangwa se mwabonye abandi bagiye bagenda byananiranye, ariko abahaje akakubita isoko rinini cyane, akinjiza amamiliyari n'amamiliyari, agahinduka umukire uteye ubwoba. Kubera iki? Imigisha iri mu birenge byabo, basezeranye n'ubutaka bwose bazakandagiraho ko bugomba kurekura umugisha. Iki nicyo turimo dukora kuri uyu mugoroba, iki nicyo turimo dusengera kuri uyu mugoroba, kandi uru ni rwo rugamba turimo turwanira ijoro. Iki gitaka uzakibika iminsi 3, buri munsi wasenga inshuro 10, wasenga inshuro 3, wasenga inshuro 8, wasenga inshuro 1, bizavana n'umwanya wawe. Ariko nubyuka ujye ushyira kino gitaka hasi, nurangiza ukuremo inkweto, ukuremo amasogisi, ukuremo byose, hanyuma nurangiza ukandagire hejuru ya kino gitaka twasengeye, kirimo umunyu, kirimo amavuta yeraye. Hanyuma nurangiza uhamagara imigisha yawe yamizwe n'ubutaka, usengera ibintu byose ukeneye, ubwira ubutaka ngo butaka we narakuremewe kandi naraguhawe, uri uwanjye, ubitse imigisha yanjye, ubitse imodoka zanjye, ubitse amazu yanjye, ubitse business, ubitse ibyo kurya byanjye. Uhereye umunsi wa none urwango rwari hagati yanjye nawe rwararangiye. Uhereye umunsi wa none uzameza ibyo kurya, uzameza imyelayo, uzameza amavuta yerayo, ntabwo uzongera kumeza ibitovu, ntabwo uzongera kumeza amahwa, ntabwo uzongera kumpindukira ubunyereri, ntabwo uzongera kumagara, ntabwo uzanyima imyaka, ntabwo uzongera kurumbya, kandi ntabwo uzongera kwicana. Amatungo yanjye azororokera kuri ubu butaka. Usenga ubwira Imana ngo Mana, nkuko wasezeranye na so yuko azakandagiza ikirenge hose hazamubera heza, iki kirenge cyanjye gikandagiye kuri buno butaka nibumbere bwiza, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Tugiye kubikora turimo tugana ku musozo, ko dusiganye iminota itageze ku 9. Nyemerera ufate igitaka twasengeye, kuko turabitangira kano kanya. Nyemerera ufate
kino gitaka twasengeye, abari online murakibona ngiki imbere yanyu, nawe aho uri gifate, hanyuma ugishyire hasi, kuko stili n'ubutaka, stili n'ubutaka. Hanyuma uzamure amaguru yawe yombi, uzamure amaguru yawe yombi, ukuremo inkweto, ukuremo amasogisi. Ibintu byose ni byiza ko tubikora twisunze ijambo ry'Imana. Reka tujye mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere. Ni byiza ko ibintu byose tubikora duhagaze mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ejo mutazavuga ngo ni ubupfumu cyangwa se n'uburaguzi cyangwa se n'imihango ya gipagani. Oya, ni ijambo ry'Imana, kandi ibi ni ibikorwa by'ubuhanuzi. Ababisobanukiwe bakabikora bahinduye ubuzima bwabo, kandi bahinduye ubuzima bwa benshi. Haleluya, bahinduye ubuzima bwa benshi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 3. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Haleluya, nidushaka tugarukira aho ngaho. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 3. Zamura amaguru yawe ukandagire kuri buno butaka, burimo umunyu, buriho amavuta, twabusengeye, twabuhumanuye. Ubu rero ugiye kubugira ubwawe, si ubw'abandi, ni ubwawe. Aho muzakandagira hose ndahabahaye. Kuko abandi bwabahaga umugisha, ariko we bukagusharirira. Abandi bahingaga bakeza, ariko wowe ukarumbya. Abandi bacuzaga bakunguka, ariko wowe ugahomba. Abandi bubaka amazu bakayabamo, ariko we nako baturakagurisha. Abandi bagura amamodoka bakayagendamo, ariko wowe ugenda muze abandi baguze, ubateza imbere ubishyu. Rero umugisha wo ku butaka, uwo mu kirere, uwo mu mazi, wose uyu mugoroba ugiye kuwatura ubuhindura wawe, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Tugiye gusenga Imana. Senga ukoresheje aya magambo, ariko nawe ukoreshe n'ayawe, ariko tugendere hamwe. Senga gutya mu izina rya Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Mandaraba shekere mosakaramando. Zemenekere boze sakaramasai. Senga muri ubu buryo. Data mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko ijambo ryawe ritubwira mu gitabo cyose igice cya 3 ngo aho tuzakandagiza ikirenge hose urahaduhaye. Uyu munsi wa none dukandagije ibirenge byacu kuri ubu butaka. Mwami, ubu butaka ni iyi migi duhagazemo. Umujyi wa Nairobi, umujyi wa Kigali, umujyi wa Bujumbura, umujyi wa London, umujyi New York, Paris, n'indi migi yose itandukanye Mwami abakunda Imana baherereyemo. Uyu mugoroba tuyikandagishemo ibirenge, tuyikandagije nk'amaguru yacu. Reka ukuboko kwawe kuyiduhe. Duhiye imigi Mwami, duhaye amakaritsiye turimo, duhiye ibihugu Mwami, duhiye imigabane, duhiye isi nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Mwami, ijambo ryawe ryatubwiye muri Hoseya
ngo uwo munsi uzitaba, ngo ijoro naryo rizitaba isi, isi nayo izitaba imyaka. ubu butaka duhagazemo rero uyu munsi wa none dukuyeho amakimbirane ari hagati y'ubutaka natwe. umuruho wose twari dufite muri buno butaka, umuruho wose twari dufite muri iyi mijyi n'ibihugu turimo n'iyi migabane turiho, uyu mugoroba ukuyeho mu izina rya Yesu. dufashe imigisha yose iri kuri buno butaka. turavuze ngo rero uyu munsi wa none turategetse ubutaka bure kuri ibyo kurya, bure kuri ibyo kunywa, bure kuri imyambaro, bure kuri amazu yo kubamo, bure kuri amamodoka, bure kuri iterambere, bure kuri indege, bure kure gukorera Imana, bure kure imyaka, bure kure vino, bure kure erayo, bure kure mu izina rya Yesu Kristo. amatungo y'uburyo bwose afungukira ijoro, afunguka uyu mugoroba. turadekarara umugisha kuri ubutaka duhagazeho mwana. twabayeho igihe kinini duca mu bibazo bikomeye, ariko uyu mugoroba turavuze ngo umuvumo wose wari uri kuri ubutaka nukurweho ku bwacu. ibyari byaravumwe byose ku bw'ibyaha byacu nibikurweho. abarozi bari barahumanije nibikurweho, abapfumu bari barahumanije nibikurweho, ibitambo by'abarozi byari byatanzwe nibikurweho, imbaraga z'ikuzimu zari zarabo nizikurweho. reka uyu mugoroba umugisha n'ubwiza bwawe no gukomera kwawe no kugira neza kwawe bimanuke ku buzima bwacu kuri buno butaka duhagazeho. reka ari umunsi wa none ibyo dukora byose bitangire bibe byiza muri ibi bihugu, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Kenya, muri Uganda, aho hirya no hino hose. turasenze mu izina rya Yesu Kristo, imigisha yacu turayifashe kuri buno butaka. turavuze ngo ari umunsi wa none ubutaka tubuhinduye ubwacu, n'umugisha wose uburimo tubuhinduye uwacu mu izina rya Yesu Kristo. amahwa n'ibitovu n'imikeri turabifunze, ntibizongera kutwica, ntibizongera kuduhanda, ntibizongera kutunaniza, ntibizongera kutugira nabi, ntibizongera kutubabaza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. ubutaka tubugize bwiza kuri twebwe n'imiryango yacu, n'abo twubakanye, n'urubyaro rwacu, n'abazadukomokaho bose. mwami, ibinyejana byose bizakurikira inyuma yacu, aho bazakandagira hose hazaba habo, kandi imigisha yose bazayakira mu mbaraga n'ubushobozi n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. turagushimye mwami kubw'icyo ukoze uyu mugoroba, kuko ibirenge byacu bishubijwe agaciro. twagendaga ku butaka tudasabana nabwo, twagendaga ku butaka buriho umuvumo, ariko rero umunsi wa none ibirenge byacu byakiriye umugisha. aho tuzakandagira hose umuvumo uzahunga, aho tuzakandagira hose ibitovu bizahunga, aho tuzakandagira hose conflict izavaho, aho tuzakandagira hose imigisha izaza, aho tuzakandagira hose ibyiza bizabaho mu izina rya Yesu Kristo. uhereye uyu munsi kugeza iteka ryose ibyo tuzakora byose bizatubera byiza, aho tuzahagarara hose hazatubera heza. ibikorwa byose tuzakoresha amaboko yacu kuri buno butaka, aho turi uyu munsi wa none, naho tuzajya, naho tuzagera, byose bizaba byiza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. amen. Imana ibaha umugisha, mwakoze kuba imbere y'Imana. nk'uko twababwiye, iki gitaka mugende mukibike, ntimuze kugita iminsi 3, kuko uyu mwanya tuba dufite ahangaha ni mutoya, kandi ibyo dukeneye gusengera ni byinshi. ariko buri munsi uzajya ubyuka, uzajya uzinduka, cyangwa se ku mugoroba cyangwa ku manywa, ukandagire kuri kino gitaka, hanyuma usenge. kizaba kirimo gipresenta isi yawe, igihugu cyawe, umugabane wawe, umujyi urimo, aho ukora hose, aho ujya hose. ndazi neza ko uhereye umunsi wa none, uko igisagara cyeriko kitongeye guhumanya, irisa amaze kumishiramo umunyu, niko aho uzakandagira hose hatazongera guhumana ukundi. kandi uhereye umunsi wa none umuvumo wose wari uri ku butaka ukandagira, kubera imihango yose apfumu wakoze ejo ubuzima bwawe birarangiye.
umuvumo wose wari hejuru y'ubutaka kubera ibyaha wakoze urarangiye. Umuvumo wose wari hejuru y'ubutaka kubera inzira zose wanyuzemo birarangiye. Kubera umuvumo wo mu ngobyi ya Edeni birarangiye. Aho uzakandagira hose hazaba hawe, kandi ibyo uzakora byose ku butaka bizaba ibyawe. Uhereye uyu munsi ubutaka buzitaho umugisha wose mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze, reka tugane ku musozo. Data mu izina rya Yesu Kristo, turashimye ko abanye natwe muri amateraniro, turagushimira ko watugiriye neza, turashimira ko waduhanye umugisha. Izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umugisha abo twari turi kumwe bose, umugisha bazakurikirana ino jambo, kandi iyi minsi itatu Mwami abantu basenga basengera hejuru ya kino gitaka, hejuru y'ubu butaka, uzumve gusenga kwa buri wese, usubize isengesho rya buri wese mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha. Ijoro ryiza. Bye bye. Ciao ciao.